urumva nibyo mbamubwira buriya Peter nzi kwitegereza nkareba muri ino karitsiye dutuyemo kano gasozi ahangaha nahabonye umukobwa ariko uwo mukobwa nirirwa ngenda ngumenye iwabo maze kuhamenya muri iyi minsi umukobwa w'umurokore niba asengera hehe ntumbaze umukobwa ubwo wirirwa uri kuzenguruka oya ntabwo nirirwa ndi kuzenguruka ugeze ku rwego rwo kwirirwa uzenguruka ureba abakobwa bari muri karitsiye abimukiyemo abavuyemo Dariyo sinawe sinzi byawe nzenguruka ntabwo nzenguruka ndeba abakobwa ushyira abakomisiyoneri niba ndakubwira ngo muri karitsiye hano dutuye harimo umukobwa umwe nabonye byanze bikunze n'umupasitori ukuntu namubonye ukuntu yambara neza ukuntu abateza agatambaro ni umuntu w'Imana pe uriya mukobwa giye rwose numva ku myaka yanjye pe numva nzanamubwira ko agiye mukunda kandi buransera nkaho hari aho umuzi uwo mukobwa uramuzi abakobwa bavutse uyu munsi mu kanya baravuka umukobwa ukimara kumbwira gutya nasanze umukobwa uri kumbwira muzi gutya ijana ku rindi Karibu. Karibu. Shoze bite? Yes. Makuru? Yes. Karibu. Akasi. Umeze ute? Ndabona amasuka kwishe. Nimaze iminsi nakora amasuku akazi kari karanganye kenshi. Yego. Ngenda muri kunura amasuku. Shoze bite se? Makuru y'iminsi. Neza neza. Ndimo raho. Yego. Wowe se? Nanjye ndashima Imana. Ndabona amasuku yamereye nabi. Yego. Maze kuba umukobwa w'inkumi ngomba gukora amasuku mu rugo ababyeyi bakazajya baza bagasanga arasa neza. Yego. Sha niyo mpamvu abahungu bagukunda nkanjyeho ubu mba nabyutse mu gitondo Koko se bagirwa no gukoropa. Koko se biva mu mbaraga yo gusenga. Yego. Gusenga nta kintu Imana itakugezaho. Yego se. Yego. Shari igenda mbona ukundana n'abahungu beza naho njye n'ubupfa kugenda nta n'umuntu urambaza izina ubu ngubu. Ko mama mushaka ibintu byiza kugenda mu modoka nziza kuba mu nzu zirenze kandi buriya genda umukobwa wo mu rugo iwabo buriya hari ibintu atakora ndi ku mubyeyi kandi kubera ko yenda hari ikintu asobanukiwe ku ijambo ry'agakiza hari ibintu kinakora. Shamana ababyeyi uzabihorera ujye kwibana se wazasobanuka gute? Oya buriya muri biriya haranditse ngo kumenya ubwenge kuva mu byaha nibwo bwenge kandi kumenya Imana niko kujijuka. Buriya iyo ifashe Imana ukayigira nyambere mu buzima bwawe nta kintu kitaba cyiza. Nyine ibyo ngibyo ndabyumva pe kubuca mu ijambo ariko nawe ugomba kugendana n'ahantu isigeze ukareka nawe rwose wazigira umuturage se kugeza ryari. Uzi iyo wigeze kumenya ijambo ry'Imana ukamenya Imana gato ukarekura y'Imana bikubera ikigeragezo cyane. Natekereza ko twebwe nanjye ngubu Imana ntago nyizi cyangwa anasanga ari nayo mpamvu batanereta. Uteye nk'abarusi y'akazi w'inzobe ukuntu wambara imyenda imufunze nyine y'abarokora ukuntu agatega n'igitambaro agafunga amatwi. Ubu utajya umutindaho uriya mwana w'umukobwa ariya bambwiye yitwa Ndera nigeze kubaza hari umutipe nabonye bajya ku rusengero uretse gatoya Rebeka muzi kuruta uko umuzi. Bambwira Dario umwana bita Rebeka
tugendane gatoya wenda watangiye ubona ndimo ndaseka ukagira ngo niko bikomeza nugera kuri Rebeka shyiraho akadomo muziranye ese wo kuko umuzi aboretse nakuzimiza ni ku buryo musiba hano ku ikarita y'u Rwanda ariko bazi y'abo ndoroshye kuri Rebeka uriya mwana w'umukobwa umuzi uzima mfite mbe kubwira ahubwo urakoze kuza kundeba reka muhamagare mubwire ngo n'ikindi gihe ndashaka kugukura mu kajagari k'abasore k'abantu barimo mbamubwira kandi uriya mwana w'umukobwa Rebeka nkurikije ukuntu asenga n'uburyo yubahamo Imana nibi bintu uba wambaye nimwahura na gatoya wowe reka mubwire niba atari ibanga utambeshye wigeze umubwira ko agukunda agira icyo agusubiza Rebeka yego ni Rebeka reka ni Rebeka wo kwa pasiteri Habimana Rebeka turi kumwe ejo bundi Kanyarira uretse Rebeka twajyanye ikanyarira tujya gusenga ariko uriya mwana ko wemera ugakuramo ibi byose ukagira gutya ati yeboretse gato ukabyibambura nawe nzi utazi n'umuryango wa Kiliziya uramenya umuryango w'ishyamba rya Kanyarira uba ririya shyamba rya Kanyarira n'ibyapa bisigaye birimo nta n'abantu bakijyayo none ngo mwahuriye Kanyarira reka mubwire twarajyanye uriya mwana ndamukunda ku rwego rushobora gutuma narya ku rwego rushobora gutuma ibintu byose mbihagarika ariko nkamubona rero kugira ngo mbashe kukumara impungenge nabikubwira cyane Bibiliya nkayigendana reka mwibwirire ijambo rimwe Rebeka mureke kuko simukwiranye simunaberanye ndamutse nanamenye ko muri anafite nimero zawe araza kubwira papa angerere kwa pasiteri Habimana buriya hari ukuntu umuntu muri karitsiye cyangwa umukobwa muri karitsiye abazi papa ni pasiteri mama urumva ni umukuru w'itorero rero urumva ngiye gukora ibintu bibi cyangwa ngiye kugenda mu nzira itari nziza abantu basengana na mama cyangwa na papa bazajya bafata indebera wa mwana wo kwa Habimana mu kwa pasiteri ariko buriya hari ukuntu uvuga ati nanjye ngomba kugera hariya papa cyangwa mama yageze birangira nifuza gushaka nk'umugabo usenga nka papa njya mbyifuza ese abantu bose mbona bagukunda ntabwo nta n'umwe urahitamo cyangwa nawe urabirengejwe sha uzame basipasi mwebwe mama ari abakobwa b'amasireyi mwe mukeneye make-up igisuko kigezweho cyiza urumva wowe ntabwo cyakoze nakugira inama yo kuba twajya gusenga ukabwira Imana ati Imana shaka umugabo umeze gutya shaka icyambere usenga Imana ugomba kuyibwira ko ushaka umugabo uyubaha ushatse umugabo usenga niyo wowe ubwawe umugore wawe udasenga hari ibintu byinshi bihinduka mu rugo rwanyu ese ubushatse kuvuga ko ufite ubwiza buruta ubwanjye koko cyangwa wanasanga barabahaye imiti ya miti shambwira izina rya Yesu ntabwo baba gusa wambwira ngo bagukundira iki Imana iba yaradusize Imana igusiga igikundiro cyayo sibyo noneho amumbwira ko umukobwa yagiye mukunda nta bintu byo guca umuco ugiye guca ku ruhande ngo uvuge ngo kumukunda erega ababyeyi mu muco nyarwanda ababyeyi nibo bajya kubwira abandi babyeyi ko bakeneye amaboko ku bana babo ubwo ndatuma papa angire kwa Habimana amumbwira uriya mupasiteri n'umwana mwiza kandi nanjye Peter urandi umwana mwiza tajya ngo gende kumbwira ko umwana mwiza ndumva nta kintu biri kumfashaho wakabibwiye abandi bakobwa wabibwiye n'abandi bantu kubimbwira nk'ibyo none ikibazo turi guhura kuri Rebeka ngo wakunze Rebeka nakunze nkagikanyarira nkareka ibintu byose uzisanzwe nahira saa 12 arampamagara ngo sange wageze mu iyi se n'intare yo mu muryango wa Yuda wambaye ngo tuvuge kwa kanyarira ibikara amafaranga iyi ni amafaranga kandi ngomba kumuhindura ntabwo Rebeka ikibazo cy'amafaranga gifite uriya mwana arasenga mukobwa ku mafaranga ko tayajugunye katayacaho gajugunye Rebeka jiwe nza abahungu nka batatu nigeze kubona nawe munza ndimo nitambukira wumva bashaka kujya kumugura agafanta aranga bashaka kumuha amafaranga arayanga wowe se uretse gato ariko wigeze umubwira ko umukobwa arabizi ijana kurindi oya kubimenya no kumubwira Rebeka narabimubwiye Rebeka yagushubije iki niba arabwiye ko nkunda kugezaho
yatanga ubuzima bwe bwose n'impyiko yayitanga kugira ngo akunde abone ubwira amakuru mfite na nkwibiri banga ibyo si bikeneye nkwibiri banga nyine nanjye ubu ngubu njya nibaza bikancanga mbona utarenze cyane nka kwa mugani wasanga imana ifite ubundi buhanga pe. Imana ni umugabo cyane iri hejuru y'ibintu byose. Nese ubu ngubu njye nakora ikibazo kugira abankunde. Ikintu wakora ni uko washyira agapira hasi ukareka ibintu kuvuga ngo ninajya muri etaje ninava mu rugo ngiye mu modoka nziza ntabwo bizakunda. Ugomba gushyira agapira hasi ukavuga ati Imana niwe negura ubugingo bwanjye, sibyo? Ukagenda ugasenga ugashyira amavi hasi, umutima wawe ukawegurira Imana, kandi nzi neza ko nta muntu wigeze wiringira Imana agakorwe n'isoni. Ibyo byo ndabyumva igihe nasenge uzi ubutayu nasenze ubuse ugira ngo nagiye kuva mu rugo byibura ko kugira njye gufata getondeye ko byibura nabona she hari amahoro abiboneye mase ngira ngo basi kubera ko navuye mu rugo njya muri geto nabonyemo amahoro, nahuye n'abasore bose muhura nagaruko mukundana nubwo ari ko bagukunda ubwo niko babona uri umukobwa w'umwasame kuva turi umukobwa kundi ni ibintu uryoshya bikarangira ako kanya, ariko ugomba gufata umwanzu ukavuga ati Imana reka nshaka umugabo kandi uwo mugabo nzashaka Imana uzawumfashemo aba ari wowe kundangira umugabo ukwizera nyine urugo rwanjye ruzaba ijoro rito, ariko niwumva ko nyine wowe wihagije ugomba ko ubuzima bwawe ari life yako kanya ikarangira nta kintu uzigera ruzaho. Nashatse kuvuga ngo nsubire mu rugo se nsubire mu rugo niho nzakora umugabo. Ntago abakobwa bose ari uko baba iwabo. None rukumyumvisha iyihe mpamvu yo ituma byibura imbwira ikintu nyine gifatika nakora kugira ngo n'umugabo nuko nsubiza mu rugo mbese nkagenda. Wowe ikintu ugomba gukora ugomba kugira Imana nyambere mu buzima bwawe. Imana ndayifite kandi wumva uri gushaka ubuzima bworoshye, imodoka nziza, wava mu rugo umuhanda nta modoka ije kugufata hari. Ese umwanya wo gusenga ufata iminota ingahe? Mbwira nk'iyo ufashe umwanya wo gusenga Imana mbwira nk'iminota ufata. Ndabumva utangiye kumbwira ibintu byinshi Imana reka nkureke twebwe hasa n'abamwarisenga birafasha izina rya Yesu anigendera sha nawe uramukobwa Imana izamufasha kandi bari kumuyobora mu nzira muri iyi si. Muri nzira abakobwa duhura n'ibibazo byinshi, ariko ndabizi ko Imana ushobora byose nta n'ikibasha kurogora imigambi yawe. Ndakwizeye ugomba guhindura umukobwa. Je nuko rebe ko ngo nakubwiraga ko nzatuma ababyeyi hari umunsi umwe twahuriye mu nzira agira ngo hari igitipe ngo cyambara amashineti ngo n'amarineti ngo cyambwiye ko kinkunda yari wowe ariko ndaje nkibwira ko hari uw'Imana yangeneye uw'Imana yamugeneye ntago mbizi nimba ari gihe ariko nkurikije ukuntu nanjye mba numva nakwanzika ukuntu nanjye mba numva namubwira ukuntu mba numva n'umutima wanjye umukuru ukuntu mba numva umutima wanjye bihuza njya numva ari gihe Imana yamuremeye. Ibyo ngibyo byawe iyo nkoze mu miryango amuririmbira ahita avuga ati niwe musore niwe nari narabuze kuko samwe nta mpamvu yo kugira ngo dutinde ku magambo. Reka nkubwire n'ubundi urataha wanizanye, ariko icyo ngira ngo nkubwire mu muryango wanyu nta n'uwaririmbye nzakagendera, nta n'uwaririmbye toribuye, nta n'uwaririmbye ndamurashe, nta n'uwaririmbye nzamuhitamo, nta n'uwigeze aririmba nimwe. Wa mugabo gabanyamagambo genda guma murata mashine yewe se ndashaje nyine niyo mpamvu nkeneye umugabo nkeneye umugore nako ngo cyari kinyuzemo wamurezi tambuka agenda agatsindwa ariko uriya mwana bitaribika ndaza kuhagusha umuntu.